Arsenal Benjamin imvune zikomeje kuba nyinshi bongeye kugira imvune ya siyo yonyine ni rusange nabonye ari rusange na Gabriel Magalhaes bari basanzwe bafite batandatu b'imbere ubihongeremo babiri b'inyuma Gabriel Magalhaes Ricardo Carafiori nubwo bavuga ko nubwo bavuga ngo baraza kwa Sesenyo Carafiori we ni muzima ikibazo kiri kuri Gabriel Magalhaes bavuga ko rero ushaka kumara ibyumweru bitatu cyangwa bine hanze abari ukwezi ubundi abari nk'ukwezi mu gihe imvune iza kuba ari ibintu bikomeye azagarukana na Benjamin Sesko mbonye na Sesko bavuga ko ari ukwezi hanze Sesko nawe ni ukwezi agiye gusiba hafi imikino hagati y'6 n'7 kuri Manchester United ibi bihe ntabwo bivuze ngo n'abandi baje muri Afrika ataragaruka bazahura bavuye muri Afrika bazahura ni urebye ni imvune navuga ko imwe muzagaragaye muri iki gihe cy'amakipe y'ibihugu uyu musore kapiteni w'ikipe ya Arsenal ni impungenge ku mutoza w'ikipe ya Arsenal nubwo Martin Odegaard naimeni kuri ku mutoza w'ikipe ya Arsenal ndavuga kuvunikisha uyu musore Gabriel Magalhaes kubona ko muri defense ubufatanye bwe na Saliba nta mutoza ntabwo yakwifuza kubura umwe cyangwa ngo abatakaze mu gihe kandi tujye kwinjira mu gihe cy'imikino myinshi ikomeye usije no ko nta mukino woro iriya mikino bari kuvuga ko ashobora kugaruka ku itariki ya 31 bibaye hafi bakina na Chelsea Magalhaes Zuku bavuga ko biri hafi yabari hafi bose mu tariki 10 abari 2 weeks bavuga ko ari hafi yagaruka kuri match ya Chelsea ariko simba nagure ariko bakavuga Arsenal ntabwo yakira adakize neza na projet zamushyiraho mu gihe cyose inkapa kiri hariya of course umukinyo wo kubura ariko ubona ko byibuza hagati ye n'umusimburo nako harimo nta difference nini cyane ikabisha kandi abonye batora bavuga ko ari we mukinya ahubwo key play urusha abandi oya kuko ari mu gukina nyindi kubwira ya key play byo iyo cyose mu kibuga ariko nanga Arsenal ifite umusimbura mwiza bitandukanye na cyagiye yagendaga nta n'umuntu ukavuga uti se no Arteta agashyiramo Jackie Kuvia ariko nubwo atamwizeye ko nangaha hari mu defense mwiza centrale witwa Inkapi mwiza cyane ushobora kuza of course bijyanye n'igihe Magalhaes barakina suze ya 7 atari ya 7 muri Arsenal bitandukanye na Inkapi mu gutangira 7 ni ya 5 ni ya 5 ni ya 5 20 nta kibazo aho ngonga urumva bitandukanye na Inkapi urimo gushaka aho genda imikino 3 kuri 5 numva ko iki kintu cyo cyumenyene cyatandukana ariko urwego ntabwo rwatandukana cyane bijyanye ko uyu muhungu yitwa Inkapi mu defenseur mwiza no umukini mwiza icyagora nawe na adaptation muri equipe kuko urwego rwe ni rwiza cyane ikibazo reze imvune zino za groin injury zino za zo mu kibero mwiyasha wenda dushyireho ifoto nari muhaye kugira twereke abantu ikiba cyabaye hari ukuntu hariya hasa nka kwedutse groin injury donc iyo ari groin strain hari ukuntu abari kuri YouTube barimo kureba kara kantu k'umutuku gafashe ku igufwa ryo mwitako n'igufwa ryo hejuru gasa nk'agakwedutse fwa donc kagata ntigaturike ngo gacike ariko igakweduka igasa nk'ahomotse ku buryo icyo abasabwa gukora we ni ukureka kuhakoresha kugira ngo hagaruke hegerane haze gusubira mu mwanya waho iyo wishutse rero ko hasuyeho bitaraba perfect harongera no hagatana bikaba byasaba kuhabaga nicyo ntekereza ko icyo Ford yaravuze ati Yesu bafite abasimbura beza bashobora kuba bahakina muri uriya mwanya ariko Gabriel Magalhaes ni key player muri defense y'ikipe ya Arsenal kugira ngo birinde kuba bazamutakaza cyane mu gihe kirekire abe yagaruka bafite abakinnyi mu gihe byahita bikunda ariko kuko njyewe muri la defense Gabriel Magalhaes n'umukini mbona uri responsable cyane kurusha abandi nicyo kiza responsibility arayifite bigaragara bijyanye nuko nabandi ufukoze bose babakiye kuri we ko no hamaze igihe kuko nabandi bose ruwango umukinnyi muri Arsenal muri defense Arsenal yubakiye kuri Magalhaes nabyo waje njye nyigize kubwira abantu Magalhaes njye no kujya cyaba Martinelli kuzakina Daniel Sarge ntabwo ari uvuga ngo ni taragusa n'ukuna kominika raya Daniel Sarge yavuze ngo hakugira ngo ubure Magalhaes muri Arsenal ngo Saliba yabura nanjye nabyemera kuko yavugaga ati bose oya ibyo ni obvious uretse na Daniel Sarge uri ku kibuga hariya nanjye uri kigenda bibona ko aho kubura Magalhaes wabura Saliba urugamba baraza kurutsinda rwa ariko njyewe ari ikintu ndivuga abantu byose ni chance hari umuntu chance udafite ubushobozi hari n'umuntu chance ufite ubushobozi erega na Mosalah yagiye tutazi ko yahitajya kuri rwego hari umuntu ushobora kubona chance adafite ubushobozi hari n'umuntu chance afite ubushobozi to be honest ngaha
sinifuza ntabwo wakwifuza ko Arsenal buri umukinnyi mwiza nka Magayereshi ariko nzaba ishobora kumisinga leadership ariko uburyo bwo gukina bwa hinkapini bwiza gusa ikintu cya leadership ishobora gukina imishinga ngo birumvikana ko kigomba kujya mu nshingano z'undi ariko uburyo bwo gukina gute hinkapa zaba hari n'ubundi ikindi kintu bazambura mu buryo bwabo uyu mugabo muri aya set pieces yari master aho kantu koko niko kantu ni master kuko kandi ubona ko Saliba babyitoza ameze nk'utaje Saliba we yitoza kujya kuvuyanga umuzamu n'abandi ba defense ariko muri set pieces nyine buri wese agiye ugomba kugira role uyu niwe skora ubwo washaka role ugomba kujya muri ugomba kwitabira ya mipira ya Magayereshi ubwo nakazi kanduza ka Joveri nkuko bashatse uzitera ubwo nakazi ka Joveri si umukinnyi Arsenal ikwiye kubura by the way taza kuvuga ngo nubwo wasara umusimbura ariko urwego rwose nkapi yaba ariho ntabwo yamaze nka Magayereshi ikintu ni igisimba ko nyemo na Magayereshi rwose mwene iyo aza kuza kuba ariyo yasi yaba Maridini yari bukine afite ukuntu ari umusha agira ubushake bwinshi cyane agira ubushake agira n'imbaraga z'umubiri yarani Padri nawe yasabye yabwiye Mikel Arteta naramuka agarutse kapiteni wawe Martin Odegaard ati ntuzongere gutekereza Eze nka nimero 10 umukinisha handi ati n'umuwinga yabagiye kubakinishanya yavuze ati n'umuwinga mwiza kurusha bufite bose ya debate twigize gukina n'ubundi kuza muri Arsenal aje kuko n'umuri Crystal Palace yakinaga nk'umuwinga murabyibuka twati ko ari umuntu wo ku ruhande cyane n'ubwo gose ashobora kuza gufasha hagati mu kibuga nyine nka nimero 10 of course biragaragara ko n'undajya bigerageza ahubwo nyine ikibazo kizaba gisigaye ni kwa kuko hari umuntu ngiye muri uzava mu kibuga bigoranye kireko nyine haza musante maze umutoza ariko ubundi buryo bw'imikino bwa Arsenal abifitinga mu ushaka kuhishaga windu ikimeze bita Trossard ubwo bivuze ngo nawe giye kuri banchira ko naza Trossard nazakura Trossard hari atese hazanye iki Leandro ni mu kinkunda cyane yirwana hacecetse 3-1 ibisubizo bye abikugaragariza muri hariya muri kare byo kuvuga ngo wewe nushaka umuvana mu kunota wa kabiri aravamo nushaka kubuzana hambara amasegonda 10 araza nushaka kugira gute ariko chance ye ndakwereka ubushobozi bwanjye ubwo nyine Eze yitegure kugira gute guhangana na Trossard kuko Martin rero bigaragara urubanza rwamutsinze turaza kureba uko ari buze kubisokoza nyuma international break ubwo Magayereshi yongereye kuri Odegaard toroshye nyuma international break Tottenham Hotspur ariko Arsenal yo Tottenham irapfukama irapfukama kuri Arsenal Tottenham irapfukama mu ngiro ngo Tottenham ko mba numva bari nk'ukuntu twenza rwose uyu ni ukuntu twenza Tottenham ngimeze nk'iyi yanyifanda mbabarira bitantonesha penalty kwa eka nkwereke Arteta anatinyunsa akazana ba Max Duman akabwira ati naba mwana w'abaroyisikire bose akarambira mu mugeni mwayitsinda bamwataka yitwa Denasi Tottenham yitwa de bamwataka wayo Tottenham yaba Harry Kane yari komeye zana Hanusi uzane Max Duman uzane nde ubambike bapfa kwamba mwendo Arsenal gusa Tottenham ibire bureka vuga tavuga ndimo baba Messi ubwo bigira iyi nka Max Duman uzi gucenga Tottenham abantu ariko Tottenham bose bavuga ni yikumbaza ni ya gatanu izakira niheze izakina ni ya mbere sazo ya poste koguru ntibagiye gukina ariyo ya mbere n'abagenze niba hari ikipe idafite ikintu na kimwe yatwara Arsenal ni Tottenham Hotspur ariko se ubundi ndi ikipe Tottenham Hotspur zibangamira zira zi Manchester gusa nizigize zombi kazibangamira ariko izirondere nta bushobozi bwo kwangamira na Crystal Palace igira akora Chelsea yikubita nk'akana Chelsea bikomeye ibidakomeye itsinda Tottenham cyane na Arsenal rega nikimeze Crystal Palace Tottenham irasuhuza iravuga iyo ishobora izihirondere ni West Ham igibonera gusa yonyine kuri pake ndazaragiye ubundi kandi nabwo West Ham nayo yayitsinze none ataraza nuko pa iyi Tottenham navuze ko mu kanya gato hashize iminota 5 avuze ko uyu musore afite release clause ya $65 y'amacepe z'ama pound umwe mu basore nanone navuga ko bari ku isoko munatabura kuvuga yuko ku ruhande rwa Liverpool n'amakuru yasohotse kuri iki gicamunsi cyane avuga yuko uyu musore ikipe ya Liverpool yifuza kumusinyisha mu kwezi kwa mbere bakavuga ko rero ngo bagendeye ku musaruro Mohamed Salah ari gutanga bakagendera kuko azana joininga ikipe ya Misiri mu gikombe
cya Afurika kandi bamaze ubwo ngubwo Egypt yamaze kwandikira FIFA ibasaba yuko abakinnyi bayo bazaza mbere kuko bazakina match ya gishuti mbere y'icyumweru y'irushanwa ritangiye cyane no kuvuga ngo rero bakavuga bati ukurikije umusaruro dufite ukurikije iki biradusaba ko dutangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 kunegosiya na AS Bournemouth kugira ngo babone uyu musore Antoine nagaza cyane cya Afurika we babuze yabaye qualify bo babuze yabari umusimbura mwiza kuri Liverpool kuri Mohamed Salah umukinnyi mwiza serituke anamenyereye no shampiyona y'Abongereza ariko niyo umurebye ingufu ze umubiri we burya kinabona ko ni aramutse agize upgrade yo ko yava mu ikipe ya Bournemouth ni byaba biturutse mu musaruro w'ibyo yakoreye kandi no kugwa muri Premier League it's better kuri we byaba ari ibintu byiza cyane ikiri ndeba no kuvuga ko nibyo Liverpool ikwiriye gutangira guhangayika no gutekereza yegwa nahari urabona birasaba ko haboneka n'undi muntu ariko none hatanahari n'ikindi kintu baramutse rwose ari igitekerezo Liverpool ifite cyo kumusimbuza uyu musore twa Semenyo byuko bamukenera mu kwezi kwa mbere ariko ari no muntu banategura ko kuko ntabwo mbona indi myaka 2 kuri Mohamed Salah muri Liverpool nanone ari umusore uri kubafasha ku rwego yarasanzwe ariho umuntu burya arakura kandi aranasaza n'ubushobozi bugenda bugabanuka Semenyo ni umukinnyi mwiza urebye nuko iyi season nyine yatangiye kuri Mohamed Salah regardless yo yari yagize nziza idasanzwe umwaka ushize ariko ubona ko nyine bakwiye gutekereza umusimbura we nekeza ko na slot basinyisha Jeremy Frimpong yaravuze ati nibyo twashakaga umukino ushobora kudufasha kuri nimero 2 kubera ko dutakaje Trent Alexander wagiye ariko mwibuke ko yifitemo ngo n'ubushobozi bwo kuba yakina nimero 7 iseze ishize yose muri Leverkusen yakinye 7 muri equipe y'igihugu akina 7 kandi mwibuke ko dufitemo Salah kuzamubura ukwezi kose ari mu gikombe cya Afurika kizaba hagati ibyo rabimentioninze bivuze ko hari ukuba wagira umukinnyi wagufasha na muri uko kwezi kumwe ariko ataba icyo bita long term replacement w'uwo mukinnyi utekereza kuko ku myaka Salah afite baranavuga ko muri Saudi Pro League ngo ishaka kugura uwitwa Mohamed Salah none bakahita bamugira na brand ambassador na cyane ko biriya bihugu by'Abarabu n'ukuntu bavuga bati turashaka noneho umuntu wacu w'umwarabu uvuga icyarabu neza atari buze kujya mu interview ngo avuge icyongereza cyangwa se urundi rurimi uri buze kuza donc gutwara iyi projet nibyo bafite Cristiano Ronaldo nk'izina rinini basinyisha ko bagashaka uwo muntu ushobora kuba yafasha mu kibuga ariko none uri buze no kubabera brand ambassador ku buryo burambuye so bakaba batekereza rero Mohamed Salah ko bashobora kumutanga amafaranga menshi kugira ngo ajye muri Saudi Pro League nibyo ntabwo Antoine Semenyo aragera ku mibare nk'iyo Salah yakoraga muri zino season nk'eshanu zerutse cyangwa imibare yagiye akora ari muri Liverpool ariko ni umukinnyi w'ibitego 10 12 11 n'ama assist nka 6 muri season Antoine Semenyo zino season ze 3 muri equipe ya Bournemouth ubona ko amaze kuzigeraho izo season azikora mu buryo buhoraho ikindi ni umukinnyi ushobora gukina impande zombi niba rero ari umukinnyi kuko muri Sama nibwo yari yongereye amasezerano bari bamuvuze ko ashobora kuzoka muri akajya muri za City bari bavuze za Tottenham zari zamuvuze ariko biza kurangira ama equipe agiye asinyisha abandi bakinnyi za Newcastle nazo zari zamuvuze Semenyo ahita afata umwanzuro wo kongera amasezerano kugeza 2030 ariko aribwo yashyizemo iyo release clause y'izo miliyoni 60 na Syria yavuga so hari uburyo rero ubona ko bishoboka ni transfer ishoboka cyane bijyanye n'umusaruro na Liverpool ifite muri iyi minsi mubona nk'umusimbura mwiza wa Mohamed Salah cyangwa se n'ubundi Liverpool yari nubwo ari kubifite Salah kuko ari amakuru Sky Sport iravuga ko ikipe ya Bournemouth ititeguye kumurekura muri kuno kwezi kwa mbere kwera ko ngo itahita ibona umusimbura we bikavuga ko byasaba ko Liverpool irenza ari amafaranga miliyoni 65 ziri muri release clause ye kugira ngo AS Bournemouth imurekure simona nk'umusimbura Mohamed Salah kuko Mohamed Salah kuzamusimbuza Liverpool ntago ari ibintu bizoroha ariko ntago ari umukita azasimbuzwa mu buryo as profile ntago ari we ariko buryo bw'imikinire we n'umutoza ashaka guhindura agashaka ubundi buryo bwiza cyane ubwo ngiye buriya nabonaga yari profile nziza cyane ya Sadio Mane uyu musore twa Semenyo nabonaga iyo batekereza kumusimbuza muri profile ya Sadio Mane byari byiza kurushaho ariko bagifite Diaz ntekereza rero yuko mu buryo bwo kugira ngo bahindure cyane ko azakomeza gukina of course buryo bwabakinaga mu gihe cya Mohamed Salah umukinnyi wese yasimbura undi ariko ntago amusimbura muri profile ahubwo yasimbura mu buryo bwo gukina bashobora gutegura akavuga ati ntabwo tuzongera gukina mu buryo bwo twakinagamo dufite Mohamed Salah ariko dushobora gukina indije
uyu mukinnyi yahagaze umwanya mu mezi yahagararagamo n'ibintu bisanzwe abatoza ibyo ngibyo barabikora cyane. Ntekereza ko Liverpool iramutse imubonye, Liverpool isa naho muri ino minsi urebye mbona isoko rya Afurika risa naho ryahiriye abakinnyi b'Abanyafurika, ubona ko navuga ngo basa n'abahiriye. Inshuti ya Benjamin yagize kuza bigahomba, kapiteni wa Igihe harya ni Bene, inshuti ya Benjamin yambaraga yaje gakora bari kambara nimero 8 ya Gerard niyo umuntu nyine bitagenze kubona isoko rya Afurika muri no minsi. Sadio Mane na Mohamed Salah basa naho babereye ibisubizo kuri Liverpool. Ubu rero mu buryo bwiza gusimbuza umukinnyi si profil, ni uburyo bw'imikinire ahubwo mbona yaza agafasha bagahindura uburyo bwo gukina, cyane ko niyo narebye slot ubona asa n'urimo kugenda ava mu club yatozaga, kuko nanjye nicyo ntekereza ubona mu kugenda bivamo. Twigeze kubivugaho, urebye abakinnyi yaguze kugura nka Alexander Isaac, profile nyine ya typical number 9, apana wenda rutahizamu twakwita nka nk'ufasha abawinga gutsinda. Ni umukinnyi ubona ko nawe ukenera ahubwo serivisi z'abawinga bamufasha gutsinda bitandukanye, nk'uko twavugaga wenda Roberto Firmino, nk'uko twavugaga Karim Benzema mu gihe cya Ronaldo na Bale. Wabonaga ko ni umukinnyi uri muri nimero 9, ariko ibitego bibazwa abawingazi abakinnyi bo ku mpande. Sari nako rero Klopp yari yarubatse ino Liverpool ya Mane na Salah, nibo bari main, nibo bari babazwaga ibitego, noneho Firmino akabunganira. Kuri ubu rero urebye mu bakinnyi baguze Ekitike, mbona ntekereza ko wenda nyine agiye kuba iyo profile ya Firmino, ariko kuza kongeramo Isaac byagaragaje ko ni umutoza ugiye muri 4-2-3 buryo bweruye. Mbere yo gukomeza Deus na Senaben kuri iyi mutoza slot ntiyaba igitekerezo cyiza cyo gukinisha, ntago Didier Deschamps yamuhaye igitekerezo cyo kumukinisha kuri wing Ekitike ibumoso, ariko nawe arakizi icyo gitekerezo, ariko sinzabikora sinzi ubundi nyuma yo gukina umukino wa Man City bamaze gutsindwa, sinzi umupawundi twavuze Didier oya ni ibintu ariko twavuze kuva kera hano kuva kuri ya gatanu ruhande mu gihe cyose kodiga kuba bizamuhombana azakire Hugo Ekitike, noneho Didier we yamishyira bana. Ikibazo nanone ntabikora neza kurusha, rega ikibazo ni namba 10 mugongoni numero 7, kuko sigabona ko nawe muhengeka ibumoso Fran Virit azamurana umwanya ku bundi igisubizo cya Nuza cya Hugo Ekitike de Denis yarayamwunganiye. Ikibazo byita kumwunganira ahantu babigoraniye nawe ushobora rega buriya gufata barutahizamu babiri bawe bombuka batereka mu kibuga birabira harimo risk se, ufashe risk ikomeye cyane ku buryo kuko mu gihe wabashyiramo Isaac arimo n'umuvandimwe nawe ukamuterekamo iminota 90 ni myinshi mw'abantu mujya muyibona. Niyo mpamvu bigusaba kuba ufite igihanga gitekereza umutwe wawe ukora kabisa ugacanga irangi uvuga uti hano ndabigenza gutya ndabigenza naho kubarundamo n'igitego yatsinze biragoye. Fwa n'igitego yatsinze kuri match ya mbere ibanza muri zone international break, no uburyo yakiriye umupira yawakiriye nko mu winga n'uburyo yawukinye. Oya Dede namwemera cyane. Dede ajafasha abatoza benshi pe ko ibitekerezo arabungana mu bitekerezo. Yigeze no gufasha Ancelotti, yego kuri Benzema nabo kuri Nuza kuri Mbappe. Perega ibintu byose Real Madrid gukinisha ni Dede nabivumba bibereka atareke ibintu bishoboka. Ikibazo maze kubona ko Siroti nawe simbimwifuriza, ariko maze kubona ko muri Liverpool ushaka kuzamuhomba, kuko ngewe mbona yibanda ku bakinnyi b'imbere gusa. Mbona ashaka ari umutoza ukunda kwataka ibyo kuvuga ngo inyuma ninjijwe, kandi nabonye Premier League abatoza bose bagize success muri Premier League n'abatoza bagavese kudefanda neza, abafite bikaba biri balance, kuko kuko ndi kubona nashyiramo Semenyo Salah yagarutse uyu mwana, kuko urabibona ko ngewe ndabireba nkabona Hugo Ekitike si umukinnyi wo kuri bench, havuga Virit azakina. Oya urumva nyine ibyo biri mu nshinga z'umutoza kubimenya, ariko nanone Isaac nasubira mu bihe ntabwo ari umuswa kuko twaye Premier League katazi ko mu Bwongereza badefanda, ntabwo ubwo siko ntagasoro tabufite muri abo batoza babaye successful muri Premier League nawe arimo guna Premier League arayifite. Intekereza yuko ari igihe cy'igihe gusa, kuko Liverpool iyo ibyo na Siri rega muri transfer yakoze Liverpool yakoze transfer nyinshi z'ubwugarizi mu bakinnyi yinjije, none se niba yarinjira abakinnyi bagera kuri 3 nako 4 yego kwaze bari n'umuzamu sahi mu bwugarizi n'ubwo wenda umuzamu yinjije babazamu yinjije 3 n'ubuzamu yakoze muri transfer nyinshi umubare ugende ku bari mwisho abakinnyi binjije muri Liverpool burya benshi rabo no mu bwugarizi yinjije Udumani yinjiza Mardashivure yinjiza Milos Kirageze yinjiza nyine twavugaga Filimpongo yinjiza Leoni still n'abakinnyi 5 bo mu bwugarizi, ahubwo cyo twarebaho ni level yabo nibyo bari baje gusimbura. Nekereza ko no kuza kwa abangaba nyine bano ba Filimpongo n'uburyo kugira ngo Slot ategure ko mu byake muri projet ye nziza ntago azakina byo Slot ibyo Klopp yakinaga, n'uburyo guhindura je biragaragara. Mbona ahubwo ikintu gisigaye n'uburyo aramutse abonye nyine uyu musore
uyu muhungu nyine Semenyo akaba yarekura inshuti Mohamed Salah kuko buri hari abakinnyi bazavamo Nasiri hari abakinnyi Liverpool izarekura igahita ihindura ugiye gukina automatically erega na Klopp yarabikoze Klopp se yigize azango akomeze gukina je Angleterre iyo nuza Brendan Rodgers yakinaga kuko Brendan Rodgers we yanashyiraga muri kantu ko gushaka no gutangira gukina nk'abatoza bashyashya nyine Brendan Rodgers yagira n'akantu kameze nko gushaka gukina bimwe bya ba Pep nyine ariko Klopp waje aravuga atoya ngendiye kubazana hitwa gegen pressing dukina ibintu bike hagati mu kibuga ibintu byose tubibarira ku mazamu ibyo arabihindura buri muntu wese agira akantu azajya agenda yigira niyo urebye ibitekerezo bya Slot uhitubona ko ashaka kuva mu mikinire ya Klopp yabawe cyane ko kandi nyine mu myaka nk'ibiri iri imbere iyi season ngiye muri ya nyuma kubona totally nakaraga twabonaga mu yakavuyemo na cyane ko icyo wari utanzeho Klopp ku bakinnyi yinginze umuntu witwa Philippe Coutinho aramubwira ngo guma ndashaka kukubakiraho ndashaka ko tubana n'imyaka nk'icumi iri imbere ariko Coutinho amaze kumunanira agiye ntiyigeze ashaka profile Coutinho oya shatse ibindi ntabwo yasubiye mu mukinnyi waba umeze nka Coutinho nicyo mvuga ukina nk'ibyo Coutinho yakinaga yashatse abakinnyi Nasiri n'ujya uvuga ngo bakina gutya batambitse mediane ikina itambitse umwe atari mu mugongo wundi ahubwo bagakina basa nk'abakinira nyine ku mpande bagezaho imipira vuba vuba bajya gukuvura abo ba wing abo ba abakinnyi bo ku mpande left back na right back kugira ngo nyine noneho abari bo bajya gufeedinga abimbere babaho ngaho ubona ko nibyo yahise ajyamo gukina nanjye mbona Slot uyu munsi ntabwo agishaka umuwinga nka Salah uri buze gutsinda ibitego 28-30 arabishaka muri nimero 9 igisigaye ni ukubona ahubwo ni bande banyabo bazahagara bashobora kuba babibona